Vuga ikibazo niba atari promotion. Puranka tuba twababonye. Abantu narabibasobanuriye bose babyumva. Ikibazo ni projet yanjye ABR yaragumanye. Yayimpaye ibibazo byarakemutse. Ibyo byaranapu cyeka boye niba aranapu yakwishyuye kugira ngo umutwikire. Gute niki kitagaragara? Abanyarwanda hari ikintu kitagaragara. None sugora kuza n'ibibazo byanjye gute? Jewe ndi mu bibazo byamera napari mu bibazo. Enosa ko wari warazimye kera kubera icyo uje indirimbo ije. None se wanzuye. Wanzuye. None se nuzute iyi ndirimbo isohotse ubaye Vixi. Kubera ko indirimbo yahuye n'inuza yahuriranye nyine na filime yanjye. Bigahurirana. Ubu rero ugiye kongera kuzima ubuzima bwawe bwose. Kereka n'impfu. Umuntu azima ubuzima bwe bwose yapfuye. Kandi jewe ntabwo ndi mu bantu yenda baba barigeze guhitingaho ku buryo navuga ngo nigeze kugira hiti ngo nyuma ngo ndaflopinga giragwa. Iragenda. Igihe bamenya ndivuge gute ibintu byawe nabamenya ko yakoze iki kandi noneho mwari murimo we uvana amagambo yo kwiyemeraho. Nawe we ni wanterese. God forbid. Ndahira mu izina ry'Imana. Imbere y'Imana yo mu ijuru. Do wese wambeshye ngo wambesheje ngo akazi komani. Enosa ntiwigeze kuntereta ndakwa. Ntabwo naguteretse se ndaguteretamo ibiki we muzehe. Ese kurakara. Nakera kuri kumbeshyera ubonye umbeshyeye agasore keza wowe. Aha. Kandi Enosa turabizi ko wari ariko se ufite amabanga menshi magiye kuvuga. Baretse kunyikundisha ku ngufu ukambaza ikibazo bashaka kumbaza sibyo? Noneho nkekomeza nkiyeditingira wa mubyeyi. Ese uri muri editing iki? Editinga filime yanjye. Filime yawe na? Yesu ngusigaye ufite inzoka mu maso. Ngasigaye ufite inzoka mu maso. Inde? Ese ungana ko nagusize uruzingo usigaye ungana gute? Narariye nahuye n'abantu bamfata neza barangaburira ubu ngubu umeze neza nta kibazo mfite. Ngiye ntabwo nagufataga neza. Wowe se uko wamfashe neza ari n'igiceri cyawe nzi. Ako nukagiye wishyira mu myanya utigeze ujyamo. Abantu bari kuri live ndashaka mu mamagaira gakora kakarundi kazi kitwa Lionel Krista kavuga umupira kaze nikata naze avuga ko hari igiceri cy'ijana cyawe nzi. Nta mafaranga ugira. Araza kuvuga ukuri ko wamperese ndakwanga. Naza bivuga. Kandi n'umukange dore ko wabaye ngaha okay reka mbe mutinze naza kugira ngo oya buretse mu mamagarira umuntu witwa Lionel Krista ese si nkafite reka maze nakomaga ngamagaye nkabya oya ko cyakigori ki yo umurantera isoni. Okay, nago note. Naho mbwira kwirirwa ku mihanda urimo urasakuza byuya ni. Ko cyuya ku mihanda. Arashaka kubwira iki sheri? Ko wataye uburere. Nataye uburere. Se gute wava ku Kibuye ukagera i Kigali ukaza guhangayikira muri imihanda ugakomeza ukagira uburere tuvugishije ukuri. Ariko uziko ushobora kwitiranya n'abafana ba Clapton Kibonke ugenda umuvuga gutyo. Ndumva hano ntago turi kuvuga Kibonke, nta kibazo mfitanye na Kibonke. Niyongere no kugaruka muri ibi bintu. Ikibazo nafitanye na Ebi cyakemutse. Ebi ikibazo wari ufitanye nawe ni ikihe? Ebi twarakoranye agumana ibyo twakoranye
habayemo kutumvikana nyuma birakemuka byararangiye no kwita filime yanjye nasi ibyo si bisobanutse. filime yawe bayigusubisha ibintu byawe byose birimo Byose ndi kweditinga. niba sohora ibintu birimo ibyawe Nzabarega kubera ko banyemereye ko nta bizasohoka. nese kubera iki bagiye kuvuga ku mbuga ko icyo utagiye kubarega ko n'ubundi washoraga kubarega ukiki Narabarega njye navuze ku mbuga narangije kurega. nese kubera icyo utagiketse kugira ngo babikurikirane Kubera ceceka. Kandi kubera warize ariko nemerewe nemerewe kurega nkanavuga. ni ukuvuga ko ubu ngubu bashobora gushyiraho ikirego bavuga ko nabo bavuga ko wabasebeje. Erega nk'ubu ngubu Kibonge ashobora kuba afite akazi agahita akora iki bagahita bakamwima kubera bumvise ko ari umujura. Ntabwo mu bintu nanditse ngo Kibonge ni umujura. Ngo mbisome biracyari mbisome. Bisome. Oya niba utanabifite ababifite babiguhe. Banyarwanda mu binyohereza hagira umuntu binyohereza. Afite nanditse ngo Kibonge ni umujura sha. Aho ngaba namfunga ahubwo. Wanditse ngo mwabagabo mwe. Ngo jewe nibankiniraho. Ngo ibintu byanje ngo nabahaye niki. Imana umushe soma ibintu byanditse ureke kumbeshyera. Akazi kanyu ibyo bigena mubeshyera abantu mbaye nkubwiye. Yego. Ngaho ibyo turabyimutse. Ikindi kibazo njyewe kubera wanga gusobanura njye ibyo ndimo ndakuramo andi na urashaka kubahebuza ahubwo we tubwira urashaka kubahebusobanura. Ndashaka kumva impamvu waje ku mbuga usebya Kibonge. Ntabwo nigeze nsebya Kibonge. Ntushake no kunshyiraho ibi ahubwo nawe bakurege yuko nawe uri kunsebya. Ibyo ntakoze. Ngo amagambo yakoresheje asobanura ubujura. Reka nkuzanire umuntu akubwiza ukuri. Mushyireho. Nuba bayo platform uraho ngawe. Ngese sinambaye toka. Numba akugatukirekana nako. Niko. Ese nkiriya ndirimbo wari urimo nko mu Vixen baguhaye amafaranga. Yego ubwoko ariko noneho ndahumaniwe. Nawe utangiye kubacezereza ngahe bamaye amafaranga menshi ahagije. Angahe? Menshi cyane. Menshi cyane. Mfite amakuru. Mfite amakuru ko wibye Marina umugabo. Wabuze icyo uvuga? Nkukupe nkubroke. Umugabo wa Marina se ni Marina ko atashingiwe. Marina ko atashingiwe. Umugabo we ngewe nzi. Govinda nindi. Karabaye. Yagiye mu mbazi ibibazo byanjye ibyo. Banyarwandakazi Innocente yasweraga iva muzika umugabo wa Marina. Shado content ko zigushiranye none urajya. Aya makuru nzane proof. Izane. Dumbaza ibibazo warugiye kumbaza byanjye ngende. Oya Innocente tugumaho. Bye. Gutinya. Ntabwo ndi gutinya kubera ko ndi mu kazi sibyo reka mbaze mukwereka. Ndi mu kazi kandi wari kuvuga ibintu bitagine Imana nta kintu biri kumarira muri aka kanya wallahi. Okay, so ejo icyo nza kubakorera abanyarwanda Innocente iri live ndayisaving. Ejo icyo nza kubakorera ndakora blog ifite proof kubera ufite filime sibyo? Marina afite indirimbo. Wowe ufite filime igiye gusohoka. Marina afite indirimbo. Se Marina jate koko tutanazira. Marina afite indirimbo. Marina nawe indirimbo igiye gusohoka. Rero ibi bintu mba narabifite mvuga tuzabivuga mu mwanya nyawo. Washatse ubusaga uvuga ubusaga budatwika. Reka zane saga nyayo. Azima ari wowe uyivugiye atari ngewe se hari ikibazo. None se wowe urivuga gute? We n'ubundi ntabwo wayivuga. Ngiye ko shaka amakuru nkaza nkayavuga. Ikintu cyose ushaka kumvuga ukivuge usibe kuntuka.
ibindi ngo hari uburenganzira ubivuge niba hari ngutuka iki usibe kuntuka naho izo saga zo ntazi shaka bisa nta uratinya ko nzakwita karaya ngo gwibye umugabo w'abandi ndiyo pe uri unyite nk'indaya 10 sibyo nguri iki bye uvuze gute unyite icyo ushaka uvuze kuri iki bye dore kanigendere njye kugira mari ndi gukora ngaho bye ariko shabusi ni uri kezi nyine kuguze nawe uyu muntu nende umva ninde ushira amafaranga muri filime yawe washoye amafaranga muri filime yanjye papa wanjye papa yego are you sure of course yes niba harunduzi ugura muzara nawe uzari bibi hari akavideo Kasuka ajya akora yakoze avuga ngo hari akavideo Kasuka yakoze ngo abakobwa